ishobora byose izina ryawe Mana ririshimwe hejuru amahanga yose naturize imbere yawe ikuzo ryawe ryamamara amahanga yose ni wowe ukwishika bishijeho ntazahungabana ni wowe waremye ibiri muri bizamaho ukwishika bishijeho ntazahungabana bahiro gikwiriye umuremyi abacirwa imanza ngaho nibuhumure oksiyeza yazaguzwe amaraso ya Yesu abacirwa imanza ngaho nibuhumure oksiyeza yazaguzwe amaraso ya Yesu tetero maze uramuze mutahani bonarina yabonye ubuzima ariko muri wowe nabonye uburenzeho mutahani bonarina yabonye ubuzima Messi ukura bitanga bari mwisi
akazakomeza kugimatara Yesu umukiza atangira kumubwira ibyo yakoze byose ati n'umugabo mwararanye uyu munsi Yesu wawe amenya ko ari kuvugana n'Imana isumba byose Samariya akaza kw'ikibindi bazaragenda arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi Samariya akaza kw'ikibindi bazaragenda arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi dore Yesu nagera kw'iriba ryawe uramenye ntugatera amahane nk'umusamariyakazi uzihutire kumusaba ku mazi ye y'ubugingo ugatomera ushira inyota ntuzagaruke kuvoma umusamariyakazi kw'ikibindi bazaragenda arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi Samariya akaza kw'ikibindi bazaragenda arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi Samariya akaza kw'ikibindi bazaragenda arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye ubanza ari Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mu isi Nzira Samweli ajya kwa Yesayi yigeze atekereza Dawidi yatekerezaga imfuruhurzo cyangwa agatekereza uwa gatatu ntiyarazi kugambi bugariwe umuhererezi nawe w'umushumba ariko kuko yarayobowe n'Imana yamugejeje kuri Dawidi wari umushumba ahinduka umwami Abisirayeli barayoboka bagitagukura icyakabura nuko barishize naryo Uwiteka Imana ihoraho Imana itarajya abantu ireba igihagararo oya ahubwo umutima umenetse uri wayishimira
ubwato butoya uri kurwana n'umuraba, bakeneye kumenya inkuru ko hari ubwato butwawe na Yesu. Tanga utagira itangazo maze mu bwato Yesu ariho. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Amahirwe y'umurage wacu nuko wasurwa n'abamarayika. Tugenda urugo ku rundi maze tuvuga iby'inkuru ya Yesu. Isi yose imurikirwe n'umucyo maze dusezere dutahe. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Amahirwe y'umurage wacu nuko wasurwa n'abamarayika. Tugenda urugo ku rundi maze tuvuga iby'inkuru ya Yesu. Isi yose imurikirwe n'umucyo maze dusezere dutahe. Basinziriye, nyamara hari n'abandi umwanzi yatwaje igitugu. Ufite inshingano ikomeye yo guhagarara ku mbibi z'iwanyu, uvuga ubutumwa bwiza umwami Yesu ari bugufi. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Amahirwe y'umurage wacu nuko wasurwa n'abamarayika. Tugenda urugo ku rundi maze tuvuga iby'inkuru ya Yesu. Isi yose imurikirwe n'umucyo maze dusezere dutahe. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Amahirwe y'umurage wacu nuko wasurwa n'abamarayika. Tugenda urugo ku rundi maze tuvuga iby'inkuru ya Yesu. Isi yose imurikirwe n'umucyo maze dusezere dutahe. 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 Afasha Nowa kubaka inkuge, ariko maranana nawe igihe kinini. Kubaka inkuge nk'ubwisha bw'umusore, ariko asaba igihe ajya gusezera. Wisubira inyuma, wihindukira, utazakomaga mu mugi wiyubakiye, udafite ubushobozi bwo kurukingura. Waba umurimo ukire, wisubira inyuma, wihindukira, utazakomaga mu mugi wiyubakiye, udafite ubushobozi bwo kurukingura. Waba umurimo ukire. Ibitonyaga bitangira kugwa, ariko asubiraho yubaka inkuge. Aragenda arakomanga, ariko ntigeze akingurirwa. Wisubira inyuma, wihindukira, utazakomaga mu mugi wiyubakiye, udafite ubushobozi bwo kurukingura. Waba umurimo ukire.
ukire wisubira inyuma wihindukira ugeze ku magambo wibakire udafite ubushobozi bwo kurukingura waba byarimo ukire Tuzakibagira gitware tumusanganire ku bicu
Haleluya, Yesu naze tutahire. Tuzamubona n'amaso, Yesu naza ku bicu, tuzirengagiza uko twabayeho mw'isi. Tuzakibagira gitware, tumusanganire ku bicu. Haleluya, Yesu naze tutahire. Dusanganire Yesu abambe ku bwacu, atwambike amakamba, amazi igihategura. Haleluya, Yesu naze tutahire. Tuzamubona n'amaso, Yesu naza ku bicu, tuzirengagiza uko twabayeho mw'isi. Tuzakibagira gitware, tumusanganire ku bicu. Haleluya, Yesu naze tutahire. Tuzamubona n'amaso, Yesu naza ku bicu, tuzirengagiza uko twabayeho mw'isi. Tuzakibagira gitware, tumusanganire ku bicu. Haleluya, Yesu naze tutahire. Haleluya, Yesu naze tutahire. Haleluya, Yesu naze tutahire. Tuzamubona n'amaso, Yesu naza ku bicu. Ko yahozeho yabagaye. Yego, hano hari umuntu uhise usubiza ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Hajya icyagendaga hejuru y'amazi niki? Ni umwuka we? Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'iki? None uriya muntu abikuyenga Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka wera yagendagendaga hejuru y'amazi, ariko kuko Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho, ni nako n'ijuru ryaho yahoze. Uri kumva? Ni nako n'ijuru ry'Imana ryahozeho. Abo turi kumwe, ijuru ry'Imana, uri kumva? Kuko Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho, ni nako n'ijuru ry'Imana ryahozeho.
imesi ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Akaza komeza kugimatana Yesu, umukiza atangira kumubwira ibyo yakoze byose. Ati n'umugabo mwararanye uyu munsi Yesu wawe, amenya ko ari kuvugana n'Imana isumba byose. Samariya akaza kw'ikibindi maze aragenda, arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu, ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye, ubanza ari Mesi ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Samariya akaza kw'ikibindi maze aragenda, arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu, ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye, ubanza ari Mesi ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Dore Yesu nagera kw'iriba ryawe, uramenye ntugatera amahane nk'umusamariyakazi, uzihutire kumusaba ku mazi ye y'ubugingo, kuko atamera ushira inyota ntuzagaruke kuvoma. Umusamariyakazi afite ikibindi maze aragenda, arazamuka ageze mu mudugudu akoranya abantu, ati nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye, ubanza ari Mesi ukuraho ibyaha by'abari mu isi.